Imana ishimwe tubahaye ikaze twishimiye kubana namwe kandi numugisha kubagira ku uyu munsi. Ni byiza rero kubana namwe turi ku munsi wa kane n'umunsi Imana yatugeneye kugira ngo twumve ubutumwa bwiza, twumve isoko yo kubaho, twumve icyo duhamagarirwa muri Kristo Yesu. Ku uyu munsi twishimiye kubana namwe rwose. Tugiye gusenga Imana dutangire n'uyu munsi wacu, ariko mwese ahantu muherereye tuhaye ikaze dufatanye gusenga. Twizere ko umuntu wese ahantu ari mu mwanya wo kuba yabana natwe tugafatanya gusenga. Rero bikubera umugisha kuba hano kandi bikubera isoko yo guhishurirwa nk'uko umwuka wera araza kuguhishurira, nawe wemere kumva ijwi ry'umwuka wera. Mwami mwiza, turagushimiye, tugushimiye kuri umurengezi wacu, tugushimiye kudukunda cyane bihebuje, tugushimiye imbaraga nyinshi wahishuye muri Kristo Yesu, kandi kubw'uyu munsi turiho kugira ngo dukomeze duhishurirwa, twuzuze icyo twaremewe muri Kristo Yesu. Urakoze, turasenga rero ngo bane natwe ku uyu munsi, yaba umuyobozi wa gahunda, umwigisha w'ijambo ry'Imana, umuramyi Parfaitte, turabana ubwiza bw'Imana bukorere muri twebwe. Turasenga ngo umwuka wera adukoreshe kugira ngo umuntu tugiye kubana ku uyu munsi, uwo tuzabana ku munsi ukurikiyeho, azahishurirwa imbaraga za Kristo Yesu, abeho mu buzima bw'abana b'Imana. Urakoze, komeza ubane natwe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Uyu munsi turi kumwe n'umuramyi Parfaitte Gisubizo, turi kumwe n'umwigisha Gadi, ndetse nanjye turi kumwe nk'umuyobozi wa gahunda, turi kumwe kandi n'abandi bari kudufasha mu buryo bwa online live, duhari nk'abanyamasengesho. Imana ibahe umugisha rwose. Tubashimiye mwebwe twagiye tubana kuva ku munsi wa mbere kugeza ku uyu munsi wa kane. Twizere ko tuzakomeza kubana kugeza ku munsi wa 40. Nk'uko twababwiye, uyu munsi turaza kuganira ijambo ry'Imana, twifuza kubasomera ijambo ry'Imana, turaza gusengeramo ku uyu munsi, ariko dufite ijambo ry'Imana turaganira ku uyu munsi rivuga uko twahinduwe abavandimwe na Kristo Yesu. Yego, rero mureke dusomere ijambo ry'Imana turaza gusengeramo. Ryanditse mu rwandiko Paul yandikiye Abefeso, igice cya 2, umurongo wa 20, umurongo wa 20, 21 na 22. Abefeso 2:20 handitse ngo, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Umurongo wa 22 niwo twifuza kuvugaho cyane dusenga. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Yego, rero birasaba ngo tumenye twebwe turi bande. Mw'aya masengesho tuzavugaho neza cyane, ariko siga ngo twebwe turi bande. Muri we, muri Kristo Yesu, namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Si ukuvuga ko umuntu wese udakijijwe aba adafite Imana muri we, ariko mu buryo bw'umwuka turubakanwa. Reka turaza kwivugaho dusenga. Reka dufate umwanya wo gusenga. Nk'uko mubizi, uyu munsi ukuntu gahunda zimeze, turagira umwanya wo kumva intego turaza kugenderaho ijambo ry'Imana, turagira umwanya wo gusenga, umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, n'umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Twongere tugire umwanya wo gusenga, ndetse turaza kwakira n'ibibazo ku bantu bagize ibibazo ku ijambo ry'Imana aho batasobanukiwe. Tubaha umwanya bakabyandika, tukazajya tubisubiza uko umwuka wera adushoboje, kandi twizera ko bitanga umusaruro. Murakoze, tugiye gusenga. Nitumara gusenga turakomeza n'umuramyi Parfaitte
noneho tuze gukomeza n'ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze mwese dufatanye gusenga. Turagushimiye Mwami, tugushimiye ko watwihaye wese, kandi nubwo hariho ahantu henshi abantu bakubaka, tuzi neza ko ari wowe shingiro ryo kumenya no kubaho kuzuye. Niyo mpamvu tukwiringira Mwami Yesu. Turasenga rero ngo ubuzima bwacu, imigambi yacu yose n'ibyo twibwira bibe bishingiye ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo. Ntihabe ubwenge bwacu gusa, ntihabe ibitekerezo byacu gusa, ntihabe ibyiyumviro byacu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo Kristo aba ishingiro ryo kumenya, aba ishingiro ryo gusobanukirwa, aba ishingiro ryo kwizera, n'ibindi byose tubeho ku bwa Kristo. Bana natwe Mwami, mw'uyu mwanya dusenga, turasenga dusabira abantu batarakwizera, kuko twamenye ko umuntu abasha kwizezwa n'icyo yumvise. Uyu munsi uwumva ijambo ry'Imana, Mwuka Wera turamusaba ngo afungure iyo mitima, maze ijambo ry'Imana rigira imbaraga kuri bo, bahindukire babeho kubw'Umwami Yesu. Natwe Mwami turifuza kugira ubuntu imbere yawe. Uko umunsi ugenda uza n'undi ukaza, turushaho kumva imbaraga nyinshi zisubizwa muri twebwe, kandi umunezero w'abana b'Imana uhore muri twebwe. Urakoze Mwami. Turasengera Parfaitte tugiye gutaramana k'uyu mugoroba, ngo ahemburwe nawe, abe revived, yuzure imbaraga z'Imana. Ubwo dutarama turirimba, nawe yumva igitaramo cy'abana b'Imana, yumva ubusabane, yumva ibyishimo bitabonerwa mu by'isi bitaha mu buzima bwe. Urakoze Mwami. Thank you Jesus. Hallelujah. Urakoze Mwami, urakoze Mwami. Uduhe kuzinukwa intege nke zose kubwo gukunda urukundo rwawe rwinshi. Turasenga kandi ngo twuzuze imbaraga zo kubaho mu buzima bw'abana b'Imana, zo kubaho mu buzima bw'abana b'Imana nk'abubatswe, twera imbuto nk'iziri muri icyo giti, twera imbuto tuvoma kuri wowe Kristo Yesu, twera imbuto ziva muri wowe, ziva mu rukundo rwawe, ziva mu mbabazi zawe. Ibyo ngibyo ari byo dusangiza abandi. Thank you Jesus. We call your presence Father. Urakoze Mwami, urakoze Mwami. Uyu munezero turawukwiriye nk'abana bawe, ngwino ubane natwe Mwami. Parfaitte yuzuye imbaraga z'Imana, Mwuka Wera amukoreshe kugira ngo duhishurirwe imbaraga z'Imana. Urakoze Mwami, urakoze Mwami. Thank you Jesus, powerful God, mighty. Turasenga Mwami ngo uyu mwanya udasanzwe wo kumva amaraso ya Kristo Yesu akora umurimo udasanzwe muri twebwe, adutunganya, atweza, tubonera imbaraga ku mubiri wa Kristo, tubeho ku bwawe Mwami. Urakoze Yesu, urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami. Mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu dusabye twizeye. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, nk'uko tubisanga muri Zaburi 147. Haravuga ngo ni byiza kuririmbira Imana amashimwe, gushima ni ukugikundiro, kandi gushima kurakwiye. Muze dufatanye gushima Imana, Imana y'umugisha. Nta kintu mfite no kwirata, nta n'ikindi nzigera mbona atari ubuntu wanyeretse, nibwo nshima, nibwo nirata. Nta kintu mfite no kwirata, nta
kindi nzigera mbona atari ubuntu wanyeretse, nibwo nshima, nibwo nirata. Mbega ubuntu butavugwa bwankuyeho umuvumo, ntacyo nari gusokora ngo nemerwe n'Imana. Amaraso yawe mwami yankuyeho urubanza, imbabazi n'urukundo byashoboje kwinjira. Amaraso yawe mwami yankuyeho urubanza, imbabazi n'urukundo byashoboje kwinjira. Mbega ubuntu butavugwa bwankuyeho umuvumo, ntacyo nari gusokora ngo nemerwe n'Imana. Haleluya. Ushime Kristo, ushime kubw'amaraso wamennye ku musaraba kugira ngo nkurweho umuvumo. Ushime. n'Imana, ntacyo nari gusokora ngo nemerwe n'Imana. Ntacyo nari gusokora ngo nemerwe n'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Nishimiye ko menye rwose Yesu ko ari umukiza wanjye, niwe wancunguje amaraso,
j'amaraso ndizera buku bwa kabiri yambwiye ko munyabyaha ndihana ndizeraranyiza nibyo ndirimba nibyo mvuga shimumukizo budasiba yambwiye ko ndu munyabyaha ndihana ndizeraranyiza nibyo ndirimba nibyo mvuga shimumukizo budasiba nibyo ndirimba nibyo mvuga shimumukizo budasiba shimumukizo budasiba shimumukizo budasiba shimumukizo budasiba hallelujah hallelujah amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga ntazigera ashira imbaraga amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga
ashira imbaraga. Hallelujah, mishwe muri we ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Hallelujah, mishwe muri we ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Nzakayangana, nzaka nk'inyenyeri, ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Nzakayangana, nzaka nk'inyenyeri, ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Nzakayangana, nzaka nk'inyenyeri, ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Hallelujah, mishwe muri we ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Nzakayangana, nzaka nk'inyenyeri, ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Hallelujah. Nzakayangana, nzaka nk'inyenyeri, ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Nzakayangana, nzaka nk'inyenyeri, ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Ukazaseruka, nziko nzasa nawe. Aye.
amahoro atemba nk'uruzi yinjiye iwanjye. Mbega indirimbo y'agakiza Yesu yanyujuje. Mbega amahoro atemba nk'uruzi yinjiye iwanjye. Mbega indirimbo y'agakiza Yesu yanyujuje. Mbega amahoro atemba nk'uruzi yinjiye iwanjye. Mbega indirimbo y'agakiza Yesu yanyujuje. Haleluya. Nta yindi ndirimbo dufite usibye umusaraba wa Kristo. Haleluya. Mbega amahoro atemba nk'uruzi yinjiye iwanjye. Mbega indirimbo y'agakiza Yesu yanyujuje. Mbega amahoro atemba nk'uruzi yinjiye iwanjye. Mbega indirimbo y'agakiza Yesu yanyujuje. Mbega amahoro atemba nk'uruzi yinjiye iwanjye. Mbega indirimbo y'agakiza Yesu yanyujuje. 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 Haleluya. Imana ibahe umugisha. Amen, amen, amen. Y'agakiza Yesu yanyujuje. Imana ishimwe. Parfaitte, Imana umugisha mwinshi kubwo gutaramana natwe k'uyu mugoroba, kandi natwe turumva amahoro atemba nk'uruzi, amahoro adatangwa n'ab'isi, atemba muri twebwe kubwo kwizera umwami Yesu. Kubwo kwizera umwami Yesu, abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Hari ibintu byinshi bidutera umunezero iyo twibutse uko ubuzima bwacu bumeze mu Mana, uko Imana itubona muri ibi bihe, bidutera umunezero mwinshi. Rero mureke dusenge Imana twinjira mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Uyu mwanya uba udasanzwe ku muntu wese turi kumwe mu y'amasengesho. Mu izina ry'Imana isumba byose turasenga mwami uyu mugoroba k'uyu munsi wa kane dusenga. Uyu munsi utubere umugisha mu jambo ryawe. Turasenga ngo kuko twizeye ko ijambo ryawe ari rizima, ari ryo ririmo n'ubuzima bwose, ari ryo ririmo imbaraga nyinshi,
ariho tubona guhishurirwa kudasanzwe kutwerekeza ku kumenya Imana, tukabaho ubuzima Imana yishimira. Turasenga ngo iryo jambo rigira imbaraga muri twebwe mwana, riduhindure rwose. Hari ubwo twakumva ariko ntitwumvire, bikaba ubumenyi busanzwe tugiye kwakira, ariko ibyo turasenga ngo Mwuka Wera, ijambo ryawe nirigera muri twebwe ryera imbuto nyinshi, ridushoboze kubaho ubuzima budasanzwe kubwo kwizerera muri ryo. duhindurwe n'ijambo ryawe. Urakoze Mwami, muri uyu mwanya twumva ijambo ryawe, twizera ko ari wowe ubasha gutanga ubuzima muri ryo. Si inyuguti gusa, ahubwo n'imbaraga ziri mu iryo jambo. Abaryiringiye bakemera kuyoborwa n'iryo jambo, babaho ubuzima buhindutse. Umunsi umwe wigeze kubwira Nikodemu ngo ibyo ntibishoboka, ariko mu bundi buryo budasanzwe bw'umwuka birashoboka ko umuntu mukuru yabyarwa ubwa kabiri. Mu buryo bw'umubiri hari ibyo twakumva tukumva bidashoboka, ariko ibyo ni uko biri mu isi y'umubiri. Mu buryo bw'umwuka twizeye ko bishoboka, niyo mpamvu twemera ko ijambo ryawe ari umuyobozi mukuru kuri twebwe. Tuyobore mu kuri kose Mwana. Turasenga ngo mw'iri joro dusenga ribe ijoro ryo guhishurirwa, ribe ijoro ryo guhindukira abari bari mu ntege nke, ribe ijoro ryo kugarukira umwami Yesu. Urakoze, bane natwe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Twakiriye umwigisha w'ijambo ry'Imana Gadi. Imana imuhe umugisha, mugirirwe ubuntu bwo kubana natwe, amen. Yesu nashimwe bene data, murasuhuzwa na mwene data mwene so nkunda bagenzi Gadi, umukristo mufatanyije urugendo rujya mu ijoro, barizwa mu itorero rya ADPR. Yego, Imana ni iteka ry'uko tugiye kuganira muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. IGIRANEZA TV baduhaye topiki yo kuganiraho, topiki nziza cyane. Yego, nta byinshi kuko bihora ari bishyashya, ariko muri bike nifuza ko tuganira. Yego, tukaganira no kwibukiranya runo rugendo. Hari muri byarimye ngo uhora umbwira ibya Yesu ntabwo bizandambira. Yego, ntabwo bijya biturambira, bihora ari bishyashya. Yego, ngiye kubasangiza kuri bike. Yego, tugendeye muri ino ntego baduhaye, aho tugiye kuvuga ubuvandimwe bwacu na Yesu Kristo, cyangwa ubuvandimwe bwacu buri muri Yesu Kristo. Biraterwa no ku muntu wabyumva. Yego, Umwuka arashaka kudusobanurira. Reka dufate umwanya dusenge mbere yo kugira ngo tuvuge byinshi cyane. Turagushimiye Mwami wacu, turagushimiye kuko uba uduciriye inzira tukabona uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rikuru, riraturuta Mwami, ntabwo twarivuga nk'uko bikwiriye, ariko turasabye kugira ngo Umwuka Wera arusheho gusobanura abagiye kuryumva ubu ngubu n'abazaryumva mu minsi izaza, rizagire aho ribakura, rigera aho ribageza. Twebwe icyacu ni ukuvuga, cyangwa Pawulo yageze kubyandika ngo umwe aratera undi akavomerera, ariko Kristo niwe ukuza. Twebwe rero tugiye gutera, tunavomerere, undi azavomerere, ariko ni wowe uzakuza imbuto y'iryo jambo. Turagusabye kugira ngo rero uzaryumva wese rizagira ahantu rimukura, ntange urivuga rirusha ahantu, rigira ahantu rinjyana, rigira ahantu ringeza, rigira ahantu rimvana, rigira ahantu ringeza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugiye kuganira amagambo meza. Abaroma ibice 8 umurongo wa 17 turasoma, ariko turaza kwifashisha n'indi mirongo kugira ngo turusheho kubyumva, kuko ibyanditswe bisobanuza ibindi byanditswe. Reka dusome Abaroma ibice 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo, turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Amen. Dusubiremo. Kandi ubwo turi abana bayo, turi n'abaragwa,
ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira aya magambo. Yego, amagambo araryoshye cyane ngo kandi ubwo turi abana b'Imana. Haleluya. Ubwo turi abana b'Imana. Urumva ni ijambo ryo guhamya icyo turi cyo, ntabwo ari ijambo ryo sinzi ukuntu narivuga, ntabwo ari ryo kubaza, ntabwo ari ryo gushidikanya, ni ijambo kandi ubwo turi abana bayo. Ubwo turi abana bayo. Mu yandi magambo, umwana bisobanuye ko umwana afite uwamubyaye. Haleluya. Umwana afite uwamubyaye bivuze iki? Ubwo turi abana bayo, turi n'abaragwa. Haleluya. Haleluya. Ubu rero ikintu cyo kuganira, tugiye kuganira ukuntu turi abana b'Imana, tugiye kubyibukiranya, tugiye gufatikanya gato turebe ikintu gishobora gutuma umuntu aba umwana w'Imana. Haleluya. Hano mu byumve neza, ubwo turi abana bayo, iyo ni Imana. Haleluya. Ubwo turi abana bayo, abana bayo, ubwo ni Imana nta yindi. Turi abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo. Haleluya. Tugiye kuganira rero amagambo, tugiye kubanza kuganira, turaganira ukuntu umuntu aba umwana w'Imana, tuze kwibukiranya nanone ko Yesu Kristo yari ikinege atakiri ikinege, afite abandi bavandimwe. Hanyuma dusoze, turaza gusoreza tuganira niba tubabarana na Kristo, ukuntu tubabarana na Kristo, hanyuma duhite dusenga dusoze. Imana ishimwe cyane. Hano rero twihuse cyane tuganira n'amagambo, batubwiye ngo turi abana b'Imana, ariko dushobora kwibaza ikibazo, ese umuntu aba umwana w'Imana gute? Haleluya. Murabizi buri wese afite ahantu akomoka, nk'ubakwaje ngo urugo kwa kanaka ku buryo bw'umubiri, ushobora kuvuga ngo urugo kwa Kayumba cyangwa urugo kwa Gasana, byaterwa n'uko umubyeyi wawe yitwa papa wawe kubyara cyangwa ababyeyi bawe. Umuntu afite umuryango akomokamo. Natwe rero iyo tugeze muri ino mu by'ubwami bw'Imana, haleluya, hari iyindi identite twakira. Iyo identite twakira rero nk'abana b'Imana, ni identite uhuriraho na papa wawe na mama wawe na nyogokuru, mwese mukaba muri abavandimwe bamwe. Haleluya. Ukaba muhuriye ku kintu kimwe, ufite umubyeyi umwe, papa wawe ukamureba nk'umuvandimwe wawe, nawe akakureba nk'umuvandimwe wiwe. Ibyo kuvuga isano ry'umubiri rikaba rirangiye, mukaba mufite isano rimwe ryo muri Yesu Kristo, ariyo bita kuvuka ubwa kabiri. Haleluya. Dusoma ijambo ry'Imana, turebye muri Yohana ibice 3, tureba inkuru nziza y'umugabo witwa Nikodemo. Yarifashe umunsi umwe, aryoherwa n'ibintu Yesu Kristo avuga, ajya kumushaka nijoro, amusobanuza cya kiganiro bagiranye, amusobanurira Yesu, amubwira ibintu byinshi cyane, hanyuma amubwira umurongo mwiza nakunze. Yohana ibice 3 umurongo wa 3, Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Icyo nashaka gutsindagira rero, kugira ngo duhinduke abana b'Imana, tuba abavandimwe benshi, ni uko tubyarwa ubwa kabiri. Haleluya. Kubyarwa ubwa kabiri, kubyarwa ubwa kabiri, ntabwo ari ukubyarwa k'umubiri. Yamusobanurira ibintu byinshi, amubwira ngo icyabyawe n'umubiri, yamusobanurira, ariko noneho haba kuvuka ubwa kabiri. Noneho Yesu yarabikonfirimye ngo utaravutse ubwa kabiri ntabwo yaragwa ubwami bw'Imana, ntabwo yabasha ubwami bw'Imana. Kuri uwo murage rero twavuze muri uriya murongo, ntabwo yawuhabwa, bisaba kuvuka ubwa kabiri. Hanyuma rero biraryoshye cyane. Hanyuma mwene data Petero abikonfirima neza. Petero wa mbere igice cya 23 kugeza 25, hari amagambo meza cyane. Kuko mwabyawe ubwa kabiri, ni ya konfirimasiyo turimo. Kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora. Haleluya. Ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubeshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko urumva ngo mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubeshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose, mwumve,
ashimangiye ku bya bindi Yesu Kristo yavuze ku babyawe n'umubiri, sibyo? Abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi. Urumva ukuntu bikomeye. Abantu bafite imibiri gutya, umubiri bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ubwiza bw'abantu bafite inyama n'umubiri bihwanye n'uburabyo n'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka. Murumva? Ibyatsi bijya byuma, noneho uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka rihoraho iteka, kandi niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Haleluya. Rero iyo kugira ngo tuvuke ubwa kabiri, bisaba kumva ubutumwa bwiza, tukabwizera, tugahita tuvuka. Haleluya. Noneho Yesu Kristo rero, tugarutse muri cya kiganiro yagiranye na Nikodemu, ngo yaramuganirije, baraganira, aramusobanurira, ahita afata igitekerezo cyari kiri mu gitabo cyo kubara ibice 22, aramusobanurira ukuntu Abisiraheli inzoka zabariye, hanyuma Mose amanika inzoka, abantu bayirebye bagakira ubusabwe. Umuntu wese rero wavutse ubwa kabiri, wavutse ubwa mbere, ataravuka ubwa kabiri, wavutse kunyama n'amaraso, aba yaravutse ubwa mbere, nibwo busabwe bw'inzoka nyine, avukana kamere y'icyaha, avuka ari uwo kwa Adamu wanduye, aba akeneye ikintu kimwe gusa. Yesu Kristo ahita abivuga neza, abwira Nikodemu, uko Mose yamanitse inzoka ku giti ngo abayirebye bose bagakira, niko n'umwana w'umuntu azamanikwa ku giti kugira ngo atarimbuka. Haleluya. Yesu Kristo rero ikintu yakoze kugira ngo tuvuke ubwa kabiri, twizere ubutumwa bwiza. Twizera ubutumwa bwiza, tukamenya ko izo nzoka zaturiye, tukamenya ko dufite ubumara muri twebwe, tukareba ku nzoka yamanitse, tukareba kuri Yesu wahindutse ikivume ku bwacu. Twamara kureba kuri Yesu wahindutse ikivume ku bwacu, tugahinduka abana b'Imana, tukaba twinjiye mu rubyaro rw'Imana, Imana ikabira tubyara. Haleluya. Noneho Petero yaranezerewe cyane muri kino gice cya mbere, aravuga ngo Imana ishimwe kuko yatubyaye. Haleluya. Ubwo tuba twaravutse, twarahindutse abana b'Imana, nuko injinga ko abana b'Imana twabyawe n'ijambo ry'Imana, yabivuze neza. Kandi iri niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe, ariko ijambo ry'Uwiteka rihoraho iteka, kandi iri niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Petero yabivuze neza ngo muzahabwe umurage utabasha kubura cyangwa kugajuka. Haleluya. Iyo tuvutse ubwa kabiri, tuba twinjiye muri wa murage utabasha kubura cyangwa kugajuka, uwo turagarwa na Kristo kubwo kwizera. Ubwo bisaba iki? Kuvuka ubwa kabiri kugira ngo duhinduke abana b'Imana. Nabwira ko ndimo ndababwira ko kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana, ni uko avuka ubwa kabiri, akaba atakiri uwo kwa kanaka, ngo twebwe ngo abanuzi ngo tumeze gutya. No, ni uguhinduka umwana w'Imana. Ugahinduka umwana w'Imana, uba ukiri uwo kwa kanaka, ugahinduka umwana w'Imana, ukinjira mu murage w'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ndanezerewe cyane kubabwira no magambo yo kwibutsa ko turi abana b'Imana. Noneho dusomye, iyo tureba tubona ko Yesu Kristo yari ikinege rwose. Iyo dusomye muri kiriya gice twavuze cya Yohana, kirabisobanura neza cyane, gihuye n'inyigisho turimo turaganira yo kuba abana b'Imana. Yesu Kristo ngo yari ikinege. Iyo dusomye wa murongo, twese tuba tuzi abantu benshi ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo nshaka ko tuganira rero umutima w'iryo jambo nshaka kubabwira, ndashaka kubabwira ko Yesu Kristo yari ikinege. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege, bisobanuye ko Yesu yatagiraga abandi bavandimwe, ari ikinege, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu Kristo niwe waduhesheje guhinduka abana b'Imana. Iyo tumwizeye, twizeye umurimo yakoze ku musaraba, duhinduka abana b'Imana, duhinduka abavandimwe be. Haleluya. Yesu yaduhinduye abavandimwe kubwo kwizera umurimo yakozwe ku musaraba. Hanyuma noneho ikintu cyanejeje gikomeye, hari umurongo w'umubare w'ibice 29, ibice 8 umurongo 29, ngo kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi.
kuko yabatoranyije kugira ngo bagire ishusho y'umwana wayo. Ishusho y'umwana w'Imana ninde? Ni Yesu Kristo. Ngo yabatoranyije kera, dutoranyije muri Kristo Yesu kugira ngo tugire ishusho y'umwana wayo ari Yesu Kristo, kugira ngo Yesu Kristo abe imfura muri bene se benshi. Bivuze iki bene data? Yesu Kristo ntabwo akiri ikinege, yabonye abavandimwe. Ubu ntabwo Imana ireba Yesu Kristo nk'umwana w'ikinege, ahubwo imureba nk'umuvandimwe grand frère. Haleluya. Ni ukuvuga ko dufite ku mibiri abagira abavandimwe n'abatabagira. Bihangane, abafite abavandimwe, umuntu aba afite mukuru we, undi afite grand frère. Mukuru wawe, mukuru kuri wowe, ku bakobwa ni bakuru babo. Hanyuma noneho rino jambo Yesu Kristo ni imfura muri bene se benshi. Mu yandi magambo, ubwo twese turi ba petit frère. Ku mubiri nshobora kukureba nkakwita murumuna wanjye, cyangwa nawe ukanyita murumuna wanjye, ariko muri Yesu Kristo Imana itureba twese turi abavandimwe, dufite mukuru wacu umwe, imfura. Haleluya. Yesu Kristo ni imfura muri bene se benshi. Haleluya. Biraryoshye cyane, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Noneho ikintu cyanishije cyane, haleluya, uno murage rero waranejeje. Umurage, iyo tuvuze umurage abantu bahita babyumva. Abantu bahita babyumva umurage. Murabizi ko umurage nyine ni ukuraga, ni ugusigira ikintu umuntu. Yesu Kristo umurage ahabwa n'Imana, natwe tuwubonaho kuko turi abana b'Imana. Ntabwo nyine umurage wacu, gakondo yacu iri mu ijuru. Gise nibuka, haleluya, mu gitabo cy'Abaheburayo, ngo Aburahamu ngo yarebye umudugudu ngo warimbishijwe, ahita afata umwanzuro wo kutazubaka mu isi, ngo mu mahema kandi atarabuze ubushobozi. Yabonye umurage nyine, yabonye ibyo mu ijuru. Haleluya. Biraryoshye. Umurage nyine, iyo umurage duhabwa n'Imana ni umurage sinzi ukuntu nawusobanura, ariko uraryoshye, duhinduka abana b'Imana. Noneho ikintu cyanejeje, ikintu gikomeye, umuririmbyi umwe yararirimbye ngo kandi uko kwikunda umwana wayo, ngo niko nanjye nkunda nakwiriye. Abanyarwanda, ngo nari umugome, ngo nukima Yesu mwambambirwe ku musaraba, mumacunguza amaraso, nzi yuko nanjye ndimo. Ikintu nashaka kuvuga, urukundo rw'Imana yadukunze runyuze muri Yesu Kristo rwaduhinduye abana b'Imana. Imana yiyunze n'abari mu isi bose inyuze muri Yesu Kristo. Uko kwiyunga kwabo rero ihita ibahindura abana b'Imana byuzuye, nta gushidikanya, nta gushidikanya. Iyo ufite icyo gushidikanya hari ikibazo cyawe, ariko turi abana b'Imana tubeshejwe no kwizera Yesu Kristo. Uko Imana ikunda umwana wayo niko natwe dukunda. Iyo Imana ireba abana bayo, ntabwo ireba nyine, hari ibintu by'amatitire menshi, hari byinshi tujya tugendaho, ariko nabyo ntacyo binwa. Ariko icyo nashaka kuvuga, iyo Imana itureba twese, itureba nk'abana bayo kurusha uko itureba nk'ibindi byose, andi matitire. Ntabwo Imana ikureba ngo nyakubahwa kanaka, Imana ikureba nk'umwana wayo. Iyo wizeye Yesu Kristo yavutse ubwa kabiri, Imana ishimwe, turi abana bayo tubeshejwe no kwizera Yesu Kristo umwana wayo. Haleluya. Imana ishimwe cyane, biraryoshye. Imana ishimwe kuko yaduhinduye abana bayo, turi abavandimwe benshi tubeshejwe no kwizera umurimo wa Yesu Kristo. Noneho twasomye ririya jambo riraryoshye cyane, ngo turi abaraganwa na Kristo, ngo niba tubabarana nawe ngo duhabwe ubwiza. Ino jambo naritekerejeho, namaze iminsi ntekereza ku magambo ngo twiyange, twikorere umusaraba tumukurikire. Naho rero mbitekereza ngo utiyanga ntabwo ashobora kuba umugaragu wanjye. Ni ukuri, utiyanga ngo yikorere umusaraba w'iminsi yose ngo nkurikire, ngo ntabwo ashobora kuba umwigishwa wanjye. Bivuze iki? Kwiyanga ni ijambo rikomeye cyane. Kwiyanga murabyumva. Iyo uvuze kwiyanga mu yandi magambo ni ukutikunda, ni ukutikunda, ni kwiyanga mu mvugo ya Bibiliya ni nko kwanga kuyoborwa na kamere, kuyoborwa na kamere ibyo yifuza. Iyo bavuze kamere muntu, bavuze kamere muntu, ubwo ni ya kamere itwara abantu bataravuka ubwa kabiri, ya indi ishaka kuyobora, ikashaka kugutwara kugira ngo urarikire ibyo Imana yanga. Urarikira ibyo Imana yanga kugira ngo ushimishe kamere yawe.
Imana rero, ijambo ry'Imana ritubwira ngo utiyanga ngo yikorere umusaraba w'iminsi yose ntabwo ashobora kuba umwigishwa wanjye. Noneho rero bivuze iki? Ngo niba tubabarana na Kristo ngo duhana ubwiza nawe. Rino jambo rirakomeye cyane. Dushobora kuryoherwa no kuvuga ko turi abana b'Imana, tukaryoherwa cyane, ariko hari ikintu gikomeye byavuze ngo turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Haleluya. Turabaraganwa na Kristo. Mwabyumvishe? Niba amukumvisha akantu kare, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Bivuze iki? Kugira ngo rero umuntu kugira ngo abe araganwe na Kristo ni uko yemera kubabaranwa na Kristo. Yesu Kristo yabwiye amagambo abigishwa biwe, baramuganirije ati se mwami ko twasize byose tuzakurikira tuzagororerwa iki? Ababwira ikintu gikomeye ngo abasize byose kubera njyewe ngo bazahabwa ibi biruta inshuro 100. Dusubiremo iryo jambo, ibi biruta inshuro 100. Ntabwo ari muri kantite, ni muri karite. Rinjyana ku nkuru imwe yo muri Bibiliya nakunze cyane gutekerezaho. Abo bigishwa babajije Yesu Kristo ibyo bintu, harimo ba Petero. Ni ukuri bari barasize ibintu byose bakurikira Yesu. Ku bigaragara Yesu kumukurikira ntabwo byoroshye. No muri kiriya gihe ngo bari bararetse utuzi twabo baramukurikira, bakamugenda inyuma yirirwa agenda atagira ahantu aba, ibintu byose barakorana nawe. Ariko babona agiye gusoza urugendo, barashidikanya bati se mwami ko twagukurikiza tugorora iki? Ikintu nshaka kuvugaho ni uko abo bantu babazaga icyo kibazo ku munsi wa Pentekote buzuye umwuka wera, ibyo byose byarashize. Hanyuma ikintu cyadangaje, abantu bakundaga ibintu, bari bakunze ibintu cyane, ngo bageze aho barimo barabwiriza i Yerusalemu, batora abadiyakoni ati mujye mugabura ibyo bintu, ntabwo twabona umwanya wo kujya kudisitiribuye ibyo bintu. Bakazajya bagaburira abantu bikomereza ivugabutumwa. Bivuze iki? Iyo umuntu rero hari igihe umuntu aba yikunda cyane akagira iry'iby'isi cyane kurusha uko akunda Imana, ariko iyo yahuye na Yesu Kristo, iyo wiyanze, hari igihe bya bindi watekerezaga bihinduka cyane, bikaba bitakiri priorite mu buzima bwawe. Icyo nashaka kuvuga rero, nashaka gutsindagira ni ino jambo, niba tubabarana na Kristo. Icyo kintu dukwiye kugicaho umurongo. Umwanditsi w'Abakorino yabivuze neza. Abakorino ba mbere igice cya 55, umurongo ndawukunda cyane. Kuko nk'uko Kristo yababajwe, kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwijwemo na Kristo. Haleluya. Mwabyumvishe ko niba tubabarana na Kristo duhanwa nawe umurage. Ikintu tutakibagirwa, niba dushaka kuraganwa na Kristo, tugomba gusangira n'umubabaro na Kristo. Haleluya. Tugomba gusangira umubabaro na Kristo, tukababarana na Kristo. Haleluya. Tugomba kubana na Kristo, ibyo Kristo yababajwe. Niba turi mwo rwose tumukurikira, tugomba ku mibabaro tugomba kuryaho, natwe tugomba gusogongeraho ku mibabaro ya Kristo. Ariko ikintu cyanejeje, ibyo Kristo nimba yarababajwe byadusesekaye, no guhumurizwa nawe byose bitugezaho. Bivuze iki bene data bakundwa mu Mwami Yesu Kristo? Iyi mibabaro Yesu Kristo yagize, natwe tugomba kuyisogongera, ariko no guhumurizwa kwiwe tugomba kukugezwa. Haleluya. Hari ijambo nakunze umwanditsi w'Abaroma yanditse ngo nuko bene data, Abaroma 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 2 ndatuwusome. Nuko bene data, ndabinyiga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera, ishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Ino jambo rirakomeye. Iyo bavuze ibitambo, wenda muri kino gihe yavuga ibitambo byarumvikanaga cyane, kuko bari bamenyere gutamba ibitambo bari babizi, barabyumvaga. Iyo bavuga context y'ibitambo, ibitambo byabo bimeze, wenda sibyo naje kwigisha. Umutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera, reka tuvuge ibitambo
byera bishimwa n'Imana. Igitambo baba bafite ukuntu batamba ibitambo, hakabaho Imana ishima ibitambo. Mwene data tuganira tubwiye ngo kera iyo umutambyi ajyaga gutamba igitambo mukuru yagendaga ahera cyane, yambaye inzogera ku kirenge ngo yaba kiriya kivugana n'Imana, akazajya ajegeza ikirenge kugira ngo bamenye ko akiriyo. Iyo yabaga adatunganye ngo yagwagayo, hakajyayo undi mutambyi. Ngo ariko noneho ngo ari ukuntu batambaga ibitambo, ngo bagitwika ngo Imana ikagishima umwotsi ukazamuka mu ijuru cyangwa kigasandara ikaba itagishimye. Noneho ikintu nshaka kuvuga ngo iyo umutambyi yabaga agiye gutamba igitambo adatunganye, hari igihe yagwagayo. Urumva ukuntu ibyo bintu bimeze. Noneho rero kugira ngo Pawulo abyumvikanishe neza, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo byera, bizima, byera bishimwa n'Imana. Haleluya. Ariko kwikorera gukwiriye. Bene data, Imana idusaba kwitanga ubwacu, tukitanga. Iyo tuvuze kwitanga biba bivuze kutayoborwa na kamere, kudakora ibyo kamere yawe irarikira, ugakora iby'ubushake bw'Imana. Ngo nimukishanye, ariko kwikorera kwanyu gukwiye ngo nimukishanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Haleluya. Nimwishanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe, iyo bavuze abantu b'iki gihe, igihe cyose kigira abacyo. Umunyarwanda nimwe bavuze ngo ingoma yose igira abubu. Muri terime zindi hari icyo bita conflit de generation. Hari igihe abantu bashobora kuvuga ngo kera ngo byari bimeze gutya, oya. Ariko buri gihe igihe cyabo kigira, buri gihe igihe cyose kigira abantu bacyo. Mu gihe cya kera habaga hariho abantu bagoranye. Rino jambo arikoresha nimukishanye n'ab'iki gihe, nabo muri icyo gihe. Ariko n'iki gihe cyacu kigira ab'iki gihe. Nitukishanye n'ab'iki gihe, tugwiye kubaho tutishanya n'ab'iki gihe. Ngo muhinduke mugize imitima mishya kugira ngo umenye ibyo Imana ishaka, aribyo byiza bishimwa kandi bitunganye. Mu yandi magambo, reka dukoreshe ijambo rimwe ryo mu Baheburayo 12 umurongo wa 7, sinibuka neza, muri 13. Ngo Yesu uko yari ari kera na n'ubu niko akiri. Ngo ntimukayobwe inyigisho zitandukanye cyangwa n'uburyo butandukanye. Uko Yesu yari ari n'uyu munsi niko akiri. Bivuze uko Yesu yari ari kera niko n'uyu munsi akiri. Ntabwo Yesu ajya ahinduka na gakeya. Bivuze iki rero? Niba rino jambo ritubwiye ngo nitukishanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Bivuze iki? Igihe cyose kigira abantu b'iki gihe cyacyo, ariko Yesu we ntabwo ajya ahinduka. Haleluya. Yesu ntabwo ajya ahinduka. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Yesu ntabwo ajya ahinduka na gake. Nitukishanye rero ngo twisanishe n'ab'igihe turimo, igihe cyose twaba turimo. Dukwiye kumenya ko Yesu atajya ahinduka na gake. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Ijambo ry'Imana rero tubita Imana yishimira, bishimwe n'Imana. Twitange ubwacu, twitange nubwo bigoye, ariko twitange kugira ngo tutamera nk'ab'iki gihe. Tube ab'Imana ishaka kugira ngo tube ab'iki gihe. Twe kwisanisha n'igihe. Imana ahantu itandukaniye ntabwo irebera muri rusange. Ikintu cyanangaje, tekereza kugira ngo Imana irebe mu isi yose, irebe Nowa wenyine, ibone ariwe muntu w'ikiranukira wenyine ku isi yose, igahita nko kumukiza. Bivuze iki? Imana ntabwo igikangwa nuko abantu ari benshi. Ireba yitegereza umuntu, ireba umuntu ku giti cyiwe. Haleluya. Dukwiye kutagendera mu bintu by'ikigare byo kuvuga ngo abantu ni benshi. Nyine ijambo ry'Imana ritubwira kuba kwitandukanya. Isomye ngo umukristo ngo bamwitaga kadoshi, cyangwa uwatandukanyijwe, cyangwa uwera. Nabera ni abantu bakuwe mu isi bakiyirimo. Umuntu ukiri mu isi ariko akaba atakiyirimo. Imana yamwitegereza ikabona ari mu isi, ariko ikamureba yitandukanyije nayo. Haleluya. Nitukishanye n'ab'iki gihe, tukisanishe n'ab'iki gihe, ahubwo turebe. Haleluya. Tugire imitima mishya, umenye iby'Imana ishaka aribyo byiza bishimwa kandi bitunganye. Dukwiye kureba iby'Imana ishaka kandi ari Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe cyane kubabwira no magambo. Noneho ikintu cyanangaje gikomeye, kiryoshye cyane,
Abayobora ibice 118 handitse kuko ubwo yabajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Gise nibuka ijambo Pawulo yanditse ngo Imana ishimwe kuko iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo Yesu. Haleluya. Bivuze iki? Urugamba turwana rwose Imana idushoboza kuneshereza mu mwana wa Yesu Kristo. Haleluya. Tuneshereza mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Haleluya. Ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Reka mbabwire, Yesu yaje mu isi yambaye umubiri 100%, ari n'Imana 100%, ariko ubwo yageragezwa muri byose ariko nigeze akora icyaha. Yesu Kristo uko ugeragezwa arabizi, uko ngeragezwa arabizi, ariko abasha kudutabara. Haleluya. Noneho abasha kudutabara ibyo ducamo byose, situwasiyo ducamo byose, ibyo dukora byose, abasha kubana natwe akadushoboza tukanesha. Ijambo ni rimwe. Ese nakwaza wavutse ubwa kabiri cyangwa urashidikanya? Kuvuka ubwa kabiri nibyo bizaduhesha umurage, ariko ikintu wamenya kuvuka ubwa kabiri, ukwiye kumenya ko iyi mibabaro Yesu Kristo uko yababajwe kose bigomba kugusesekaraho. Ariko ngo haya amakuru yandi nuko no guhumurizwa ubwiza, umurage, byose ibyo Imana yahaye Yesu Kristo. Umurage wa Yesu Kristo ntawe ugabanaho iyo wizeye Yesu Kristo. Niba ubabarana na Kristo ntavuga byinshi, ariko nashaka kwibutsa ko turi abana b'Imana. Haleluya. Nujya ureba umuntu ujye umureba mu ishusho nk'uko Imana ishaka kumureba. Ujye utekereza umuntu nk'umuvandimwe, ahubwo niba atarabyizera umubaze se wizeye kuri umwana w'Imana? Icyo Imana iduhamagarira no kubwira abantu, yaduhaye umurimo wo kunga abantu nayo tunyuze muri Yesu Kristo, tubabwira Yesu Kristo kugira ngo baze bavuke ubwa kabiri, tubabwira ijambo rya Yesu Kristo kugira ngo ribabyare bahinduke abana b'Imana. Ikintu cy'uko umwana w'Imana ni ikintu dukwiye kumva. Ubwo gise nibuka inkuru y'umwana w'ikirara, nibutse ya nama, nibutse inkuru yo muri Luka 16 zikunda ziriya nkuru 3, hari igiceri cy'agaciro, hari umwana w'ikirara, hari inama. Icyo nashaka kuvuga ni wa mwana w'ikirara wagiye ngo yahatse umurage se, ngo aragenda aratorongera, baza kwibuka kwa se aragaruka. Se akoresha umunsi mukuru amubwira ibyo amutegura umunsi mukuru wo kumwakira, amwibutsa ko ari umwana we. Nashaka kubabwira ko icyo abantu bakeneye kubwirwa inkuru za Yesu, bakeneye kwibutswa ko ari abana b'Imana. Abantu wasanga ari umwana w'ikiraro uri kure, umuntu wese akeneye kubwirwa inkuru za Yesu kugira ngo aze mu mukumbi w'abana b'Imana. Haleluya. Ni ikintu nashaka kubabwira. Nashaka kwibutsa ko turi abana b'Imana, dukwiye kwenjoyinga kuba umwana w'Imana, ariko tukibuka ko tugomba kubana na Kristo. Tugomba kubana na Kristo rwose. Tugomba kubana na Kristo kugira ngo twakirane umurage. Rero ndumva ngiye gusenga kugira ngo ijambo ry'Imana twumvishe rikomeze gukora akazi karyo muri twebwe. Reka dusenge. Imana, turagushimiye mwami wacu, turagushimiye ko wandikishije ijambo ryawe, turagushimiye ko ijambo ryawe ari ukuri, niryo ridukiza, niryo riduhesha ubutware, niryo rizatujyana mu ijuru, niryo riduhishurira agaciro kacu muri Yesu Kristo. Mwami, turagusabye kugira ngo ukomeze kutuganiriza iby'ijambo ryawe. Twavuga byinshi ariko twihishurire. Mwami, niwo uzi ibyahembura imitima yacu, urushaho kutwihishurira iby'ijambo ryawe kugira ngo turusheho kurimenya. Urakoze rero kumvishe gusenga kwacu, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe. Dushimiye Imana kubw'uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mwigisha Imana umugisha mwinshi cyane, kandi namwe tubanye muri uyu mwanya, waba uri gukurikira live, waba tuzabana no mu bindi bihe kumva iyi gahunda, ndagusabye ngo wemere
ko birashoboka kubwo kwizera, birashoboka. Ntabwo Aburahamu yahindutse umuntu wo kubana n'Imana ngo ahinduke umuragwa ndetse ahinduke na sekuruza w'abizera, kuko hari ikintu kidasanzwe yari yakoze. Yarizeye, yizera imbaraga z'Imana ko zishobora gukora ibirenze. Arahinduka kandi Imana imuhereza ubuzima bwuzuye rwose. Birashoboka rero, birashoboka. Imana ishimwe. Muri uyu mwanya tugeze ku musozo w'uyu munsi, turifuza kubabwira ko tugiye gusenga n'ubundi muri rya jambo twatangiye dusoma. Niturangiza tubabwire gahunda y'umunsi w'ejo wa gatanu. Umunsi w'ejo wa gatanu. Twongere dusome rya jambo noneho tuze gusenga dusoza. Ryanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 20, 21 na 22. Handitse ngo kuko mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dufatanye gusenga Imana. Ahantu uri ufatiye umwanya usenga Imana. Nk'iki gihe dusigaranye tugikoresha dusenga. Imana iguhe umugisha. Urakoze Mwami Yesu. Urakoze Mwami Yesu. Bane natwe muri uyu mwanya dusenga. Turasenga ngo utuyobore mu kuri kose. Imbaraga zawe zikorere muri twebwe. Turusheho kukumenya. Twubakwe tube umubiri umwe kuri Kristo Yesu. Mwami, ibice byaba biri muri twebwe kwitandukanya kwa ariko kose, turasenga ngo ijambo ryawe rutwubake mu bumwe bw'abana b'Imana. Abera bari mu isi, abana b'Imana bari mu isi, dukorere mu buryo bumwe mucyo wadusigiye Kristo Yesu, cyo kubwira abantu ko ubwami bw'Imana atari amagambo ahubwo ari imbaraga. Turasenga rero ngo muri uyu mwanya udushoboze kubaho muri ubwo buzima bwo kumva ijambo ry'Imana ari ryo dukurikira nk'umuyobozi mukuru. Kandi Kristo mukiza wacu, nk'uko wapfiriye bose kugira ngo ntakagire ukomeza kubaho kubwe ahubwo abeho ku bwawe. Turasenga ngo umuntu wese wizeye izina ryawe yere kubaho kubwe, yere kubaho kubw'amarangamutima. Abantu bashobora kwizera umutima wabo ko wabayobora, ariko ijambo ryawe riravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ariko ijambo ryawe ni rizima, rifite ubutware bwo kurema, rifite ubutware bwo gushyiraho ibintu. Turasenga rero ngo tugendere mu iryo jambo, twizerere muri wowe nk'umuremyi wacu. Urakoze Kristo Yesu. Iyaba abantu bakuramya Mwana, iyaba abantu bose bashima izina ryawe. Turagushimiye, bane natwe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Yego, murakoze. Umunsi w'ejo tuzabana na Penwe nk'umuramyi, tuzabana na Joseline ndetse tuzabana na Samuel nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze ku munsi w'ejo. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Amen.